Turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba NZU Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi, ari nako kandi tubasaba gukanda subscribe wowe utarabikora, ukande kukazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu, ujye ubasha kureba ibyiza byose NZU Business Group Limited iba yabateganyirije kandi byiza cyane kabisa. Nkuko rero mubimenyereye, iyi kampani yanyu ya NZU Business Group Limited ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi basha no kumanaginga iyo mitungo yanyu ku bantu mukeneye property management, cyangwa abantu bo kubakurikiranira imitungo yanyu bakayibyaza umusaruro, hanyuma mukayamuvugana na konte zanyu gusa, cyangwa se mwebwe mutavuna umwanya wo kubikora, mwebwe mutari hafi yabyo, no kugira ngo bibateranye n'abavandimwe n'inshuti mwabisigiye, nimuze tugirana amasezerano, izo nzu zanyu tuzishyiremo abakiriya, tubishyuze, mujye muvugana na konti, tukurikirane ibijyanye n'imisoro, buri kintu cyose aho ngaho muri property management. NZU Business Group Limited ibikora bya kinyamwuga. Kanda subscribe rero, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu, umenyere hano aya mazu agurishwa ndetse nawe ushaka kugurisha, akodeshwa se, cyangwa se n'andi makuru yose afitanye isano n'imitungo itimukanwa n'ibindi waba ukeneye gusobanukirwa. Ntatinze mu magambo, ngira ngo nkuko mwakomeje kubibona ku maskrini yanyu, tubazaniye inzu ebyiri. Ni inzu ebyiri mu by'ukuri ziri mu gipangu kimwe, ariko kandi ziri ahantu heza cyane, nta handi, ni mu karere ka Bugesera, mu mujyi wa Nyamata, neza hariya rwose, kuri stade mpuzamahanga, cyangwa se kuri stade ya Bugesera niho izi nzu ziri. Izi nzu rero ziri mu gipangu kimwe, ndagira ngo mbabwire yuko ari inzu nziza cyane, aho usanga buri yose yubatse mu buryo buri moderne cyangwa se bugezweho, kuko buri nzu yose ifite ibyumba bitatu, douche na toilette ebyiri, salon, salle à manger, cuisine na stock, ikagira kandi parking na jardin. Ibyo ngibyo ni ibintu bya buri nzu. Hanyuma izi nzu kandi zikaba zubakishije ibikoresho bikomeye birambye. Si ibyo gusa, kubera yuko izi nzu ziri no mu kibanza kinini cyane gifite ubuso bwa metero kare 600. Ni ukuvuga ngo ni ikibanza kirimo inzu ebyiri. Hanyuma noneho rero izi nzu zombi zikaba zigurishirizwa hamwe, ndetse zikaba zirangiye, uretse imwe ikibura amasuku makeya, ariko indi irarangiye neza cyane. Izi nzu rero ntabwo zikwiriye kuba zigucika, kubera ko ziragurishwa amafaranga makeya. Inzu ziri mu mujyi hagati wa Nyamata, inzu ziri kuri stade, kuva kuri stade uzigeraho naho ni hafi cyane kabisa, ni hafi cyane, kuko ziri muri metero nke uvuye kuri kaburimbo, kuko ziri hafi cyane ya kaburimbo. Izi nzu rero tutakwicishije amatsiko, nuko iki gipangu cyose kirifite ubuso bwa metero kare 600, ndetse kikaba gishaka 1,50,000,000, ariko ziri negotiable. 1,50,000,000 ziganirwaho, ukagira inzu zawe nini ebyiri, ndetse ziri no mu kibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 600. Urumva ko ari imari. 1,000,000 zawe 50 waza ukigurira iki gipangu cyose kikaba icyawe. Ariko kandi mbibutse yuko izo 1,50,000 ari igiciro, ni negotiable. Wowe ushaka kuvuga uti ngewe ndatanga aya niyo mfite, nyuma yuko uhareba. Ngira ngo rero icyo ngicyo nicyo cya mbere, 1,50,000. Ikindi nababwira nuko wifuza nyine izi nzu, cyangwa se wazikunze ushaka kuzisura se, waduhamagara nyine kuri za nimero zacu mumaze kumenyera muri benshi, arizo 0788488797, cyangwa se 0788
kabiri inshuro eshatu 0123. Si ibyo gusa kuko ushaka kudusanga aho dukorera ni mu nyubako ya Centenary House muri etaje ya kabiri, ukaza nzuri tukagufasha rwose kubona serivisi zose waba wifuza kugura, kugurisha n'ibindi. Ari naho kandi ushaka kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose twitwa NZU Market. Komeza ukande subscribe yo gucikanwa n'ibyiza nk'ibi ngibi rwose, ko miliyoni 50 ni amafaranga yari menshi ahahise, ariko kuri ubu ngubu ku mutungo nk'uyu nguyu ntabwo ari menshi cyane rwose, kubera ko nayo ni igiciro. Ni karibu cyane rero muri NZU Business Group Limited. Turabakunda cyane, iwacu umukiriya ni umwami. Nimukomeze mukande subscribe, ni munsi ku wundi tujye dukomeza kubana. Ciao, turabakunda cyane.